umva ndacagura wallahi ndacagura cyo kirameneka bwe ariko washize n'itatu n'amashini gani naguhaya yanjye bavuga ni ntubikoze umva simbabara rwose ikoze wowe ujye ukamanika mwana nukuri numva gucaka yego komana ngeze ko mfite n'ijana ryanjye ntabwo nagutumbaga ijana z'ukuntu nabibonye rivuye hafi ibisaza by'iki gihe ijana se warikoze ntabwo ibintu bye biraya kandi yewe wewe simusombaga ku yanjye none se amana yanjye se ko ndori izuba rimviriyeho noneho sha abantu b'uyu munsi bagiye wa mana ego ni sawa ni meza nubwo babuze sha byihore niyo wambaza n'icy'ubuganda kuri gihe waziye sha nariraye pe ariko ntago bacaga hose bigendera nyine uyu munsi babaye insazi mani wumva ufite ibibazo kuri njye mfite wa mukiriya wanjye sha nabi nawe kumva wa wundi uta muri icyo gipangu kirahirya agiye kuza sheri agiye kuza kujyanye nta kundi rwose nabigira nanjye nakomeza neza tumeze neza nari mbakumbuye mujye kunamurera ndasanga mbona mwariraye mwe nimwe mukomeye akazi nimwe muzaba i Kigali hubu tugashobora nimba naryamiriye ntibazaraye imana ariko usigaye umeze neza urakeye neza iki ntabwo ufite icyaro kiri kukwitaho ibintu ngiye kubyihorera ahubwo tubwira nawe uragutaye amago ibintu byo mpamvu gukoresha ubundi barangumye baby barangumye ntandi no baby ndabire tahira akujya ntabwo wagira amazi ibyo nyibyo namubwira ngo iki ntabwo byaba mavuga neza niba ari niba ari ndaguha pasi kuko ngiye yo wallahi umunsi wo kurara kuri wa Vigo jana neza se ndabona mumeze neza wallahi fresh gipapa cyane neza nari kabisa karibu meze mute se umeze neza se bana ndabona kabisa ndabona mumeze neza dore kuri none uyu munsi wo kurara kuri wa Vigo ndacagura wallahi ndacagura cyo kirameneka bwe ariko washize n'itatu ni neza cyane ni fresh nari kandi rero akangaka se noneho ko ini manga se kade reka mbanze niki oya se ka ese mbana tse kuhuguza wandeke njyane se wa Pifirina nabanje kubibaza watu umbase ndashaka umwana umeze neza urumva umwana umeneka mbese mwese ndabajyana wallahi ntabwo umugongo mufite wallahi ahubwo se bimeze ahubwo ndabona rero wisanyura kabisa mva ni neza cyane vuga n'ibikeneye nuko bibanze nabi ndaje kibije nawe ko umva reka mbanze tuzume ma rero imodoka ko yabasha kumena amavuta kabisa wallahi ndaza tuvuga n'igiciro nyine ako mali karakana nakabici byahatari nose ureba ako nari dutegereze kunyica mana yako ngoreye maze iminsi yo ibi ako ndika nkubwira ibintu bashaka kubivamo yuko i Kigali ntabwo pe usobanura ko iki God have mercy upon us. reka njya mu nganda cyane byose nabishobora kazi ko mu rugo kose ukaza pakubakana rwose yajya kwiriya narangiza amahirwe nasandaje araruguru kwa kazungu ntabwo nakirirwa ntazi ibyo muse Desire. nakirirwa ntazi ibyo muse nyine nakundisha wallahi ndashaka kumvura umusonga urumva mbashaka nanjye umuntu umeze neza sibyo wa muntu ndota ni na nijoro wallahi ugira ngo ndi kubikora
God have mercy upon us. Yesu wanjye no ko muri kumanya naraza wanije kuri ramutero maze ngo ndumura dutatu akana rero dutatu twavugana niyo wabwira cyangwa umunsi wose niyo wabwira icyumweru ni buje ijambo nkorera kuri buje ebyiri nushaka kuvuga eshatu cyane nishize batashira hindi mba nushaka kuvuga eshatu angahe buje buje bitanu ntabwo twebwe duhenda turahenda kandi mba tugufata bitanu se ariko wallahi ubwo imeneka ni fresh ntari zose zirimo neza zose nta kinyuma fresh ewa na kabisa ntari biduhe nyine iwanjye ni hano urumva nahanga kabisa nyine nta birenze urumva ngenda kongeraho noneho bitanu byati ubu ngubu kubera kuri bo nkorera ibintu neza ubu ngubu nabaye wawe ntari kabisa cyane ngende ntari abakiriya banabuze ndabona nangiye no kuruha ngewe niyo mpamvu mbona kwikimenya ndabona hari uwundi meze bite ako we nta nubwo muheruka urimo wabirasha meze neza wabagaheze akuri mburi zawe sawa nayo mwana meze bite sawa makuru yawe vuba mu mbwe ndashaka kwiyanura subize se kuri yandi hagiye y'icumi aya se tugeze tuvugana yawe God have mercy upon us. meruka kanganyibota ngaye meruka sari 90 ntabwo ari meza Amerika amafaranga agurira umwana we wacu ga ariko niyo nuko nahiriwe neza Kigali ngira abo nanyo rero uzajya mbwira nanga yanyu nari ndakubona ako se 185 95 mana yanjye none abanyamwana ntabwo nani saona sana uce make Yesu wanjye none wa bibiri arapahera baba ngo wa bibiri wapi muze ego komana ngeze ko mfitemo ijana ryanjye ntabwo nagusumbaga ijana z'ukuntu nabibonye rivunye haka ibisaza by'iki gihe ijana se warikoze ntabwo ibintu bye biraya kandi yewe urimo sink'usumbaga ku yanjye none se niba naje gutega bavuga ko watuzugura ijana basi wenda reka nkureho senkani bibe senkani kugira ngo wishime muze nawe rero nubwo nabuze abakiriya ongera amafaranga basi twumvikane twumvikane ni impamo bwawe mfite igiceri cy'ibyitanu kandi ubu ngubu ni guca ibintu bivuga ubu wasanga na nyaki zasize muze wakumva ko ufite n'imbaraga cyangwa komana ungenda kubita bigacika ndavutura yego tubwire zizo navutuye buriya muri korodori barangiza muze ariko ngera amafaranga nose basi ushaka amangahe umubyeyi wakubyaye si yarumvise ariko nawe ntabwo icyatanu kugira ngo ubone izi mibyizi ubona n'inzara akuranateye ibyo nziza zashizemo niko kibazo ubu se kubera ikinjinya nziza zashize oya ntabwo baje uyu munsi za zindi zifite ibinyo bidedera baratwaye ariko ejo nzazinduka nyine kureka kirekire cyase nkani bibe byose gusa nawe namanuye pe yareba umwana yagize icyatanu ubu koko ubu mfite abana kandi ngomba kugura imifungo bw'ibijumba 20 nase njye sindi bwishyura inzu uri bwishyura inzu ariko narumvise ngo musigaye mwarateyega imbere reka nkubwire kizeho desa ntako nagize yagwa komande aca bana wowe muri igihumbi hejuru yawe n'ubundi kari ibinyanizaga ari byo kuvutura n'ubundi ugataha ndetse niburarana umwaka ubwo uzamutumye yagwa komana yesinije ukwezi basi reka nkubwire senisa niba wiyananiye akigiye n'ubundi wahombe uzareba intoryi zahombye ukuntu ziba zimeze uzi ko wihagazeho nk'isosi y'intoryi ariko uragaburira ndananywa ku yawe mu rugo haba hari amazi ikigage kiba gihari nimba ushaka tugende ndaguha ikigage urya ibijumba utahe cyamuze nako nyine dufite kujya aruse ko amafaranga yawe ubundi se kare kose wigira akamake tugende sha cyaho umeze neza byatanje
we shawa cyana kumeze neza ntago nakongera umva se mubwire umva se maze nkubatse ko twavuganye kuri 3 tukaba dukoze imwe urumva utanyite koko ukora amashini gani naguhaya yanjye ibyo twavuganye ntubikoze umva se mbabara rwo bikoze wowe ujye byo ukamanika mwana nukuri numva nkutaka kabisa oya ayo twavuganye nariya nagushiyeho tipu ya 5 umva se mbabara uze twongeye tukine mwana esha baby ufite amazi meza nayakunze umeze neza umva se ngo kuri niyo waba uri kagasimba bavuga ngo gapura amasaha 10 kugeza ntabwo byaba azeka mazi iyo twivuganye yanga ibyo muje cyatuze bitse Semani urimo neza se tugende mwana nagukumbuye nanakubuze ese ninde mwana mama ese sindi umukiriya wawe mwese arenge n'uyu nguyu kwa ninde mwahwembe nase ko mbona wagira ngo avuye kwihaga ahari umva se bro umeze fresh kabisa ndabona neza neza ubwo se urimo neza kumeze nabi mani Semani wivanga ibintu ariko wivanga ibintu Kuri byo twumvikanye mani. Reka nabo nakongera. Reka niba. Nese nongera amafaranga. Nongera amafaranga. Kikabuze na amafaranga mani. Kigende mani. Kuri yandi tuziranye ukabisa. Yandi kabisa. Benda. Wewe tugende kuri yandi mani. Tugende kuri yandi benda. Iki ni kinini kigabo, ni kigabo. Igipangu mbamo. Ni mboga cyakarafu ni kigabo. Arako twe turi kwe twavuganye. Iki ni kigabo. Ndagwase nka umujyi wa Kigali niyo akora